ururimi ni umuco ni ururimi. Abanyarwanda nibo babivuga neza bati agahugu katagira umuco karacika. Nibyo rwose, agahugu katagira umuco karacika. Abenegihugu runaka iyo bataye umuco wabo baba basigaye rwose babayeho by'impagarike, naho ubundi roho indangagaciro biba byaragiye rwose. Ubu usanga babereyeho kuba bariho nyine gusa, ubu usanga babayeho bigana imico y'abandi bantu runaka bo mu bindi bihugu. Ugasanga ntabwo rwose umuco nyarwanda ukigenderwaho. Ni urugero, ubu ngubu rero aho muri iki kiragano cya none usanga twimakaje indimi mvamahanga, ugasanga ikinyarwanda rwose ni nk'igitutsi. Uzi yuko byageze naho mu bigo bimwe by'amashuri aho umwana avuga ikinyarwanda bakamwambika ngo ikiziriko. Byagiye bibaho rwose. Ngira ngo bamwe bakurikiye iki kiganiro muri mwebwe harimo rwose abampingero rwose, zirahari cyane, nyinshi cyane. Duhurire rero ngo muri comment box wandike igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Rwose umwana akambara ikiziriko kuko ngo yavuze ikinyarwanda, barashaka ngo avuge icyongereza cyangwa se igifaransa n'izindi ndimi zigiye zitandukanye z'amahanga. Ibi rero ni ishyano, ntabwo natinya kubivuga. Icyo nkundira ikinyarwanda kivugiraho. Ni ishyano rero. Banyarwandakazi rero mbahaye ikaze, ngewe ubaramutsa ndi umusizi rutikanga rwogoga bicumanwa amacumu acanye mudatengwa biteka singwirwa n'urwogo ndazibukira ndeka agapfubyi karerwa n'utunde. Mu kiganiro cya none ni munyemerero tugaruke ku mihango y'umugore. Mu kiganiro cyatambutse twaganiriye ku mihango y'umugabo. Ni mu gitabo cyitwa Ubunyarwanda n'Ubukristu, Ubukristu n'Ubunyarwanda. Kikaba igitabo cyanditswe n'umwanditsi Mama Teresa Kamugisha. Cyasohotse mu mwaka wa 1985. Iki gitabo wakibona mu masomero atandukanye hirya no hino, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga wakibona rwose. Titire y'igitabo Ubunyarwanda n'Ubukristu, Ubukristu n'Ubunyarwanda. Ngayo nguko rero, natinze mu magambo rero nimunyemerere tujye kuri iyi ngingo twahisemo kuganira igira iti imihango y'umugore. Nimunyemerere tuganire kuri iyi ngingo, tuyisesengure rwose mu magambo makeya, tuyicemo twirukanga, tuyinyuzemo amaso, turebe ingingo twakigiraho. Harimo ingingo nyinshi, harimo ingero nyinshi, ariko nagerageje kujonjoramo iz'ingenzi rwose bigendanye n'imibereho tubamo ya buri munsi, bigendanye n'aho igihe kigeze, ndetse bigendanye n'abansabye yuko rwose twaganira kuri iki gitabo. Ngayo nguko. Umugore n'umugabo ni ingingo ya mbere tugiye kuganira, igira iti umugore n'umugabo. Ubundi umugore utanga umugabo kubyuka iteka rero, uwo mugabo we aba ari ikigwari. Muri iki gitabo bagaragaje yuko umugabo watanzwe n'umugore we kubyuka aba ari ikigwari rwose. Nta mugabo wo gutangwa n'umugore we kubyuka, have sigaho. Uwo aba ari ikigwari cyangwa se ari umunebwe. Umugore aba muganje muri byose rwose. Gusa ibingibi ntabwo bitangaje, kuko bifite impamvu igaragara rwose. Bifite impamvu igaragara, nawe wabyumva. Umugore watanze umugabo kubyuka rwose. Ese nimba tuzi ko umugabo ari we rumuri rw'urugo, ari we murinzi w'urugo, ni ukubera iki yatangwa n'umugore we kubyuka? Nta yindi mpamvu ibayeho. Iki gitabo kirongera gutuma abanyarwanda twibuka yuko ari indangagaciro zakaturanze. Ab'umwana, ab'umusore, ab'ingimbi, ab'umwangavu, ab'umugore rwose, ab'umugabo w'igikwerere, ab'igishongore, ab'umukecuru, ab'umusaza. Iki gitabo kiratuma twongera gutekereza ku bigendanye n'indangagaciro za Kinyarwanda. Yego nibyo, hari imiziririzo ndetse n'imihango
ya kinyarwanda dushobora gucishamo akarongo bigendanye nuko byinshi byavugwaga ari ugukanga abantu, ari ukugira ngo hashyirweho amahame gusa adafite ahashingiye, nta izindi ngaruka ari bugire, nkuko twabibonye mu biganiro byashize, nta zindi ngaruka biba biri buteze rwose. Ariko nanone hari n'imihango n'imiziririzo iba ikwiye gukomezwa kubw'uko ari ubupfura n'icyubahiro turi bubikuremo, ari wo musaruro uri buvemo gukomeza iyo migenzo n'imiziririzo. Ngira ngo rero turi buganire ku ngero zirindwi ziri mu mihango y'umugore, umugore n'umugabo. Icyo umugore yakoze kigatuma umugabo we ashobora gupfa, umugabo we agapfa kubera yuko umugore we yitwaye gutya na gutya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibwo rero tugiye kubona ingero zirindwi. Izo ngero zirindwi zirasiga zitugaragarije neza uburyo cy'umugore ashobora kwitwara bikagira ingaruka ku mugabo we. Ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Reka turusheho gukomeza tujya mbere. Rwa rugero rwa mbere rero twahereho tuvuga yuko nta mugore ugomba gutanga umugabo we kubyuka, ni munyemerere tujye kuri urugero rwa kabiri. Ese kuryamira urubavu bituma umugabo w'umugore adafatwa mu gihe yagiye kwiba? Muri iki gitabo uyu mwanditsi Mama Teresa Kamugisha yagaragaje yuko umugore aryamira urubavu. Ngo bigende bite? Umugabo iyo yabaga yagiye kwiba akajya gusahura ahantu runaka ibunaka, ngo umugore we yagombaga gusigara aryamiye urubavu kugira ngo umugabo ataza gufatwa. Ngayo nguko Banyarwanda, Abanyarwandakazi, urajya unyumvira nawe. Ese nibyo koko? Ese byabaga ari byo koko? Kuryamira urubavu rero ngo umugabo wadafatwa yiba, si byo byabuza umujura gufatwa, kuko ubundi bibaye intsinzi nta muntu n'umwe wafatwa mu gihe afite umugore we. Abagore rero bajya birinda cyane guhindukira mu gihe abagabo babo bagiye kwiba. Ariko uyu mwanditsi yagaragaje ko buri wese koko afite umugore akajya kwiba ntawafatwa rwose. Kandi koko ngira ngo biri kumvikana, niba ari impamo, niba ari ukuri koko umugore iyo yaryamiye urubavu umugabo we akaba yagiye kwiba ntafatwe, byatuma buri wese ufite umugore apanga umushinga wo kujya kwiba. Ubwo ni mu gihe ariko hari abataye ubupfura bwo kunyurwa n'ibyo bafite bakajya kwiba. Ntabwo ari ukuvuga ngo buri wese mu mibereho y'Abanyarwanda, ahubwo muri ba bandi bataye ubupfura bakajya kwiba cyangwa kwitiza ibitari ibyabo. Hari umugenzi wanjye mbwiye ngo reka nere kuvuga ngo kwitiza. Arabyitiza atese ni ukwiba. Ikinyarwanda icyo nyikundira ntango kirangurira insiratize, ni ukwiba. Wa muntu wataye ubupfura bwo kunyurwa akajya gusahura iby'abandi agasiga umugore waryamye. Reka tubivuge gutyo, umugore we ngo akaryamira urubavu ngo ntabwo yafatwaga rwose. Ese nibyo koko? Ariko tumaze kubona ko atari byo, kubera yuko buri wese ufite umugore akaba yataye ubupfura n'indangagaciro akajya kwiba, umugore we akaryamira urubavu ntafatwe, buri wese yabikora rwose. Ariko hano ntabwo ari byo rwose. Reka turebe urugero rwa gatatu rero kuri iyi ngingo igira iti imihango y'umugore. Urugero rwa gatatu, hari ikinyabupfura kiri mu Banyarwanda kivuga yuko nta muntu wemerewe guca hagati y'abantu babiri mu gihe barimo kuganira. No ku mugore rero ntibyemewe, iyo aciye hagati y'abagabo bari kuganira umugabo we arapfa. Umugabo we arapfa rwose. Niko uyu muhango ubigaragaza. Gusa uwapfa yabiterwa wenda n'indi mpamvu. Wapfa yabiterwa n'indi mpamvu rwose, nk'indwara cyangwa se ubwoba, wenda yiyemeje ko
ubwo umugore we nyine yabaciye hagati agapfa. Ashobora gupfa azize indwara yararwaye, cyangwa se agapfa kubera ko yari afite ubwoba bw'uko nyine koko umugore yabaciyemo hagati akaba ari bupfe. Sinababwiye inkuru se yuko hari umuntu wigeze kugenda ngo akabwirwa yuko ari bupfe, yabibwiwe n'umupfumu, hanyuma akagenda nawe akabyishyiramo ko ari bupfe koko kandi agapfa atararwaye. Abantu bagahurura bakaza bakareba bakavuga ati ibi ni ibiki, atararwaye gusa kubera ko umuntu amubwiye ngo ari bupfe agapfa rwose. Tujya rero twitondera ibintu twishyira mu ntekerezo ndetse n'ibintu dufata nk'imamo cyangwa se ibintu byose twakira mu buzima bwacu tujya tubyitondera, kuko buri ubwonko bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ubwonko bw'umuntu rwose harimo ubwiru bwihishe rwose, harimo ubwiru bwihishe. Hanyuma ku rugero ubwo ni urwa kane, bavuze yuko umugore yasambanye umugabo we yaragiye kure, umugabo wapfa. Umugabo iyo yajyaga ahantu kure nko mu butumwa bw'akazi, umugore we agasambana, ngo umugabo we rwose yagombaga gupfa. Gusa wenda byaterwaga nuko wenda hari umugore wivuyemo, abandi bakavuga ko rero ubwo nyine ari byo koko, wenda umugore akavuga ati umugabo wanjye yapfuye kubera yuko nari nasambanye namuciye inyuma, ariko ubundi rwose ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo. Wenda ashobora gupfa kubw'uko yarenze ku itegeko rya 6 mu mategeko Imana yategetse, ntugasambane. Ariko ubundi ntabwo kuba yarasambanaga umugabo we yaragiye aribyo byatumaga umugabo apfa nyine, hoya. Byashoboraga kuba ubonye ahubwo wenda yaba twavugaga ngo itegeko ry'Imana rya 6 mu mategeko 10 Imana yandikiye Musa, itegeko riragira riti ntugasambane, naho uwarirenzeho agapfa. Ese ubundi bibaye ari ibyo ngibyo, umugore wasambanye si we wapfa aho kugira ngo umugabo we aze gupfa? Icyo ni cyo kwibazwa. Ngaye nguko rero tugiye gufata urugero rwa 5, bavuze yuko nta mugore wo gutiza icumu, umuheto, intorezo, igicuba cyangwa imfizi. Ibyo rero ni icyubahiro kigirwa n'umugabo gusa. Nta mugore wo gutiza intwaro z'umugabo rero cyangwa se ibikoresho bikomeye, nkanswe kuvuga ngo imfizi y'inka ze, hoya rwose, ni ishyano, ni amabara. Nta mugore wemerewe gutiza ibyo bintu bine tuvuze haruguru. Umugabo niwe wemerewe gutiza ibyo bikoresho rwose. Gusa wenda kugerekaho umuziro, akenshi babikoreraga kuvuga ko nihagira n'impamvu ikomeye biri bube bye kuza guturuka ku mugore, bigende nk'aho nyine ntawe ubitije. Ubundi rero nta muziro rwose, nta muziro birimo na mutoya. Ibikoresho byatizwa rwose, si ngombwa ngo umugabo ari ubitize. Ese umuturanyi yaza gutira intorezo umugabo adahari, hanyuma ukayimwima agasubirayo ngo nuko umugabo wawe adahari? Hoya rwose, nta bunyangamugayo, nta bupfura bwaba burimo rwose. Mugenzi wawe muha igikoresho mu gihe agikeneye. Niyo nama ahangaha twakuramo, ngira ngo ibintu birumvikana. Hanyuma tugiye ku rugero rubanziriza urwa nyuma, urugero rwerekana ko nta mugore wurira inzu, nta mugore wo kurira inzu rwose. Icyo si ikinyabupfura. Ubundi kurira inzu by'umugore niyo yaba ari umupfakazi, ni ukwica ikinyabupfura rwose, ni ukwica ikinyabupfura. Ahanini naho yaba akecuye rwose aba yishe ikinyabupfura. Kubyitirira ubukunguzi rero bwatuma umugabo apfa, umugore agacibwa amatwi. Ubundi ibyo rero ni ukugira ngo hatagira ubitinyuka kubikora rwose. Bavuga ko umugore yuriraga inzu cyangwa se iyo umugore yuriye inzu, bavuga ko ari ubukunguzi bushobora gutuma habaho ibintu bibiri. Icya mbere, bigatuma umugabo we apfa, cyangwa se umugore ubikoze agacibwa amatwi. Gusa ibyo ni ukugira ngo hatagira ubitinyuka. Ni ukugira hatagira ubitinyuka, kuko haba abagore bamwe tujya twita ibishegabo nka ba nyirarunyonga bariya,
ngira ngo mu nkuru zaherutse twabikozeho, hari n'insigamugani iri kuri YouTube cana umusizi Rutikanga yerekana ko agakurikiwe n'abagabo katabasiga. Harimo igishegabo rwose cy'umugore witwa Nyirarunyonga. Muzagende rwose mu gisange ho muzakibona. Nuko ngaye nguko rero umugore ntiyurira inzu. Nuko imihango y'umugore yabigenaga mu muco nyarwanda, nta mugore wurira inzu rwose. Iyo yabaga yabikoze habagaho ibintu bibiri: umugabo wagapfa cyangwa se we agacibwa amatwi. Ngaye nguko. Hanyuma dusoza, reka dusoreze kuri urugero rwa nyuma rugira ruti umugore ntarya isonga y'ururimi. Kuri page ya 53 y'igitabo Ubunyarwanda n'Ubukristo, Ubukristo n'Ubunyarwanda, bagaragaje yuko ibyo kutarya isonga y'ururimi no kutarya ingusho ni bimwe na bya bindi byo kutarya ihene ubwo ku mugore nyine. Kuko ubu benshi rwose basigaye babirya. Bararya rwose ihene, burushete, iki bararya rwose baririra. Ubundi ko babirya byabatwaye iki? Rero byari umuco wo kwigisha abagore kwiziga mu bintu bimwe na bimwe rwose, bakagera ahantu bagarukira mu bintu bimwe na bimwe. Ibi ngibi mbibutse ko nta ngaruka yindi bigira, ahubwo ni imihango yabaga yarashyizweho na rubanda kugira ngo bakomeze bagire imibanire mu buryo bumwe cyangwa ubundi irimo icyubahiro ndetse n'ikinyabupfura. Ngayo nguko rero ndabashimiye bakunzi b'umusizi Rutikanga. Igitekerezo cyangwa se inyunganizi byawe urabishyira muri comment box, andika rwose tubwire uko bimeze. Ndetse kandi mbibutse yuko ushaka kwamamaza watwandikira kuri 0785936792. Iyo nimero niyo watwandikiraho cyangwa se ukatugana. Ngaye nguko rero nimukomeza mutengamare, mbifurije amahoro ataramagumirane. Ni Rutikanga rwogugwa bicumana mu macuma acanye mudatengwa biteka singwa birasingurwe n'urugogwe ndazibukira ndikagapfubyi karerwa n'utundi. Ciao ciao. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Narakurebye ndakwitegereza nasanze uri mwiza.